ye ndabumva gaho muko mama cy'abaho yaje banje ndabumva muraduhamagaye ugera vuba shaka ugera vuba wa Mungu we ibintu kwa korahiye ayipfundurira he mzee ikintu amafaranga ntabwo nuko umuvanimwe yantumye nta kibazo rwose akira ucurure usabye nako gahungu ntabwo nyanywa inzoga urayisoma niko babategetse urasoma va kuri iyo ntebe wicare hasi uwo muntu urimo ubuki urimo murabona abana bande nimo ndabonamo umugore hariya n'uruyaro uwo mugore rero niwe wagize ishyari abahindura nk'ibihwinini uranyumva neza mu mutwe ku buryo badatekereza neza uranyumva neza tukaba tumuzanya aho ngaho kugira ngo mu Nyangusuza kandi zere kumeze neza aho uri hose mu gice gitandukanye Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course mwenye nitwa Cekecu isa n'abana ukiraranyana dusura ryatandukanye mu bice byetandukanye twari gusenya inkuta zanze gusenyuka twari gutanga isanamitima mu badukurikiye hirya no hino mu biganiro bigiye bitandukanye ndagusuhuje aho uri hose n'urugendo rutoroshye cyane n'urugendo rufite amasaha agera muri 5 nyuma yuko tuvuye mu modoka imvura ari nyinshi cyane akazuba kavuye aha turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye ni Kigali News 220 kamera kumwe na Irize aho turi kumwe mu majwi n'amashusho meza cyane ari umusaza uri gukora ibitangaza uyu musaza agaruza by'ibiye bitandukanye bwa mbere umukobwa watumwe na mukuru we uri muri leta z'ubumwe za cameraman kumaze bereka ince zigiye zitandukanye zari hakurya ari umudamu yarabwiye muri umunawe ati hari umuntu wandiye amafaranga yanjye amahije kuyamurya n'umupfumu hari akantu nakoze mwanabonye gukora muhuza n'anga umusaza arangije agira gutye ahita amufasha amubwira ati reka bitangazo mzee yagize gute yamuteje ihembe akimara kumuteza ihembe ibyakurikiye niki umugabo yemeye kwishyura nkuko umunyarwanda avuga ngo kurya no kwishyura nyuma yaho kigano mwabonye ibugana by'abanyarwanda ubwo na amadolari 800 mu madolari yo wayavunja akava mu madolari akajya mu Banyarwanda so uro munsi hari umuntu wadutumye atubwiye ngo ndashaka mu mbarize buri kimwe cyose gitandukanye hari umuntu gutya na gutya hari n'abantu gutya na gutya so tugiye kugwa gituma muzehe gahunda tugiye kugwa muzehe gituma niyi ntago tuje nabi tugiye kumusura iwe turahazi so bwa mbere tuhaje kamarama bino biturabizi kuntu byitwa umugwe gitomo dufitanye na gahunda ko dushaka kubereka ngo tureke ko gahunda zimeze hanyuma mugarafurire wadutumye warantumye nanagushimire wameye na tike kimara kuma tike narabikoze byinshi ariko uru rugendo tugiyemo n'urugendo rutoroshye zino karate twajemo zigiye zitandukanye tubona mu byinshi bigiye bitandukanye dukurikiye abari Burundi abari muri Canada abari muri diaspora abari mu Bubiligi abari muri Oman abari muri mu Bubiligi suza bajyatandukanye abavyeyi bose badukurikira ariko nanone muri kino kiganiro kavuye nko mu congratulation kuri Jamila yashingiye umukobwa
gahunda zigenda neza. Reka tukatingira ngaha ibindi biganiro murabibona tugeze kwa muzehe. Komeze neza uri hose mu cyo byetandukanye nizere ko umeze neza cyane. Muri video yabanje dusura uyu musaza nago byatworoheye kuko kirere cyase kibikindi kirere gihinduka nabi muri aka gace duherereyemo. Twaje hano cyangwa twari twaje hano muri minsi ine ishize kugira ngo hari umuvandimwe uri mu bihugu byo hanze wadutumye ngo tumubarije byinshi byetandukanye kubyabona mu muryango we ndetse no ku bana be babaho. Yaravuze ati nsurira wa musaza nabonye ugaruza amafaranga nabonye ukora byinshi bigiye bitandukanye andebere ninde muntu mu muryango ninde muntu muri famiye ninde muntu waturanye batumye ibingwira byose bigenda gutya ndetse n'abana banjye bakaba bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Kuri no munsi umusaza twamusuye ariko n'urugendo rutari rworoshye ni n'imisi itari yoroshye. Reka nangire namuze tuganire namusabye uko umuntu wa mbere aza gufasha ari ngewe abandi bari hanze ku ruhande. Reka muze ubundi ntangire muhikaze nubwo tumuranye imisi ikaze umaze imisi nahangaha umeze neza ariko umeze neza turaganira mwari muraho narimeze neza namwe se mwari muraho ariko imbeho y'inaha muze ya kazuba katangiye kuboneka kubera imvura yari imaze imisi ryari itumba ariko ubu ngubu imvura imiragenza amaguru make yashiraga ibinyabazungu byanjye nibigaragare nawe wahamagara ababyeyi ati wahati byanze ubu ngubu rero noneho kugeza ubu ngubu ikibazo ufite nicyo tujye kuganira si icyo mfite ahubwo naratumwe uranabizi neza erega gusaza utumye wese azi ko mfite ubushobozi cyetse tujya tuvugana ariko sinzi ibibazo wahuye nabyo ariko kuva nawe yaragutumye ndabikemura yashatse kubishyira ku mugaragaro none wacu twiganirira igikorwa ugiye kugitangira nibwo bwa mbere ngeze mu icundi wawe twayaga duhurira muri quartier zawe n'ahantu hatandukanye ariko kuri no munsi twageze ku Gicumbi. Ibi biri imbere yawe bivuze iki utangiye dusobanurira mu kanya gato uze kuduhamagara ababyeyi barebe ikibazo umuvandimwe afite. Kuva wageze mu rugo hano ikibazo cyawe icyo ari cyo cyose wahuye nacyo twebwe ibibazo birakemurwa kubera yuko twe dufitanye ikoranabuhanga. Urabona utarajya kuri ibyo ngibyo cyagiye duhura nari nzi kari wowe bwite muganga kumbi nawe ufite abagukoresha bagukorera muri bo bababyeyi. Oya turabafite uraza kumva aho bari buturuki ubwo se nibange kuvuze benshi n'umwe ni babiri ni batatu. Oya umwe yananiwe asimburwa n'undi kuko ababyeyi abari benshi bamwe ngo aruvuga ikiragi hari uza mu uvuga Igiswahili aravuga Igifaransa bityo kandi hari uvuga indimi nyinshi cyane wowe ukavuga mu Kigande y'Amarungi hari yo mu Kigande hari mu Giswahili bavuga indimi nyinshi no mu Kinyarwanda kubera yuko bamwe bagiye bajya Bugande abandi bakajya Burundi abandi bakagera muri Amerika badusigira izo ndimi. Iyi ni inkongoro y'ababyeyi iyi ni inkongoro y'ababyeyi n'abuzukuru iyo bansanze hano bicara no bakanywa kuri no nkongoro nanjye ngasomaho nkabahereza. Uze rero uriya muntu mumaze iminsi muvugana nanjye wantumye ngabikoreye kuri kamera ugiye gukora ibitangaza ntabwo ari ibitangaza tugiye kubanza kubahamagara kugira ngo nawe ubyibonere. Urabona turicaranye nanjye n'amana hanze amaso akantu akangaka. Iyi ni imbe y'abakurambere iyi ni imbe y'abakurambere izi ni imbuto nk'uko abuzukuru bakukikiza uruhande abakera bagiraga imbehe y'abuzukuru. Urubuto mbega uruteremo gutya urabona ni urubuto rw'intungabuzima. Aka gacuma rero nako dutangiye duhamagaye abakurambere batangira kuvuga. Okay, ngubu rero muze nyemerera igikorwa nyamukuru nomara nujya kugitangira tugiye kubariza no muntu nkuko abimwemereye nanjye kifashisha itangazamakuru ndagira ngo noneho igikorwa nyamukuru ugitangire nanjye ni mu ndareba buri kimwe cyose.
ubwo buri kimwe cyose uragitangira mu babyeyi n'ibiki n'ibiki. Karibu 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 karibu. Wino muhina wenda kuzimukaza mukira mu kirere. Wino manyenyeri wacana gizogira umaze kuvuga urugamba rumaze kuniwa kuremeza bamweretse urugamba rumaze kunihira. Hey. Yaguhamagara uritaba. Baje. Ye. Ndakumva neza rugamba rumaze kunebera wakwijimya musubiza inyuma yakuganga intwaro yisubiza inyuma. Ngino. Tabara. Ye, ndabumva gaho mukoma amashishabaho. Yaje. Ndabumva muraduhamagaye. Ngwino utabare dufite abantu bari imbere yacu bari mu kutureba urugamba rumaze kunera rusubira inyuma intwari yabo niyo urugamba rumaze kuvura umuntu amaze guhura n'ibibazo byinshi bikomeye. Maze rero bana banje ndabumva ndakumva. Ndimo ndumva. Gahungu mwana wanje. Imbaraga nitwe twaziguhaye. Yego shoboye. Uranyumva neza. Ndakubaha. Tukaba rero aka kanya mwana wanje uranyumva neza. Nuko tugiye kubarebera impagarike y'ubugingo nk'uko mwaduhamagaye uranyumva neza. Mvurukize. Mwana wanje urabizi ibi bintu byose mubikora tubireba uranyumva neza. Kandi nitwe tubaha imbaraga shaka. Ntituzahemuke. Maze rero mwana wanje uranyumva neza. Hari abana bagize ibibazo uranyumva neza gahu. Uranyumva neza. Ndimo ndakumva. Igitambo mwaragitambye twarabibonye uranyumva neza. Ndimo ndakumva neza. Maze rero twaraye tubibonye nubwo imvura imaze iminsi kwa uranyumva neza. Ndimo ndumva. Nubwo mushaka kubishyira kuri itangazamakuru nta kibazo gahungu mwana wanjye twaguhaye ubushobozi n'ububasha uranyumva neza. Ndimo ndumva. Maze rero dore ari ibyabaye gahungu mwana wanjye reka tubahishurire byose uko byagiye bigenda uranyumva neza. Ndimo ndumva. Dore uko byagenze byose uranyumva neza. Ndimo ndakumva. Tuza ibintu utegeza byihorere cyaka wa porowe byihorere uranyumva neza. Ndakumva. Nongera no kumva bivuza. Nuwongera ndakwaka ubushobozi uranyumva neza. Ndakumva. Hari ibyo byinshi tuba dukemura kuri iyi si y'abazima mwana wanjye. Maze rero kuri iyo si yanyu y'abazima uranyumva neza. Genda umusaza kivumbi mu byumve uranyumva neza. Ndimo ndakumva. Wagutumye agatuma nako gahungu kicaye aho ngaho uranyumva neza. Ni umuhungu rwose. Ni umuhungu oya ntabwo akureba uriya niwe unyobora. Gahungu yagutereye intebe ku gicumbi ndagukubitesha inkuba ndakupa wa muteteke babwire bana banje muranyumva. Barimo barumva. Dore uko bakumurikiye n'ibyo twaraye dukoze ku gitambo cy'umugoroba mwana wanjye waduhamagaye muze Kivupi nari mpari mukecuru Nyirahumure Kiragi uranyumva neza. Na Muhinda nibo bagufashije ariko ceceka nongere kumvugira musha uranyumva neza. Dore rero hari abana bagize ikibazo uranyumva neza. Ndimo ndakumva. Ari Mugisha Victoire uranyumva neza. Ndimo ndumva. Hari Twizere Mozase uranyumva neza. Aba bana bagize ibibazo bya karande bya kera uranyumva neza. Ndimo ndumva. Uzajya ubibasobanurira kandi bose ubibabwire sha mwana wanjye uranyumva neza. Ndakumva. Ubabwire ba nyina ko tubakamira yera ku bibero uranyumva neza. Kandi abana bagiye gukira uranyumva neza. Hari n'inkongoro hano byose n'ibikoresho byose birahari.
yego mwana wanjye twaguhaye ububasha n'ubushobozi tuza tukubwire ibyinshi nitwe tubizi uranyumva neza ndimo numva Mugisha Victoire uranyumva neza ndakumva bamutwaye akenda k'imbere kimwe n'uwo bavukana uranyumva neza kandi aba bana bose turabareba tugiye kubahagarikira impagarike n'ubugingo kugira ngo bakire mwana wanjye uranyumva neza turayifite impagarike n'ubugingo kandi mwana wanjye ibyo tugiye gukora nuko twari kuboherereza aho ngaho uranyumva neza uko mwari muri ku gicumbi murimo mushika uranyumva neza ndimo ndumva ariko bafite umuzimu w'umugwagasi uranyumva neza nakumvije maze rero dore uwo muzimu reka mbabwire uko byagenze uranyumva neza ndakumva dore babatwaye utwenda tw'imbere uranyumva neza nakumvije bajya kutubazingiraho kugira ngo batazajya bamera neza mu mutwe wabo uranyumva neza ndimo ndumva nta nubwo bazashaka abagore uranyumva neza ndakumva ariko ubwo tubahaye byose turabikemuye turahari ku bwabo uranyumva neza ndakumva cyubahiro maze rero dore bari bafite karande zo guterekera mu muryango uranyumva neza ariko barabiciye ntabwo ibitambo babitambye nta nubwo bigeze babikuraho niyo mpamvu bikurikirana abo bana banjye bafite umuzimu wihinduranya mwana wanjye ubagendaho uranyumva neza ndimo ndumva wa muzimu w'agakoko kitwa uruvu uranyumva neza ndimo ndakumva uwo muzimu rero uragira ngo nawo ugombe ushyingurwe uranyumva neza tuwukurure tuwuzane mwana wanjye uranyumva neza ndimo ndumva maze rero gahungu ugiye kudushakira amazi awoze kawisika uranyumva neza mugatereka ku gicumbi ubundi mwongere muduhamagare tugaruke dushika uwo muzimu mugwagasi umuzimu ugenda wihinduranya nawe agaragare ubuse ntabwo twamushika kano kanya kito itonde wagahungu ndashaka kumuhagira nta kintu nshaka kumubaza ndabakubita nimwongera kuvuga nababwiye muradushakira amazi aboze kawisika hanyuma ibindi tubikurure tumubuzane aho ngaho nitwe tumwizanira wihinduranya abundi yigaragaze mu isura ubuse wamwereka urwubati yakongera ntabwo kira amazi aboze aho ngaho kuguranya w'inyamaswa tumugarura aho ngaho agaruke mu izina rye uranyumva neza ndimo ndumva ninjye utegeka ntabwo ntegeka ibyo byose baterwanya ntabwo mwana wanjye uranyumva neza ndumva ngaho tuza rero mukoma amashyi inzoga amazi ahiye kuko bari abantu bakomeye cyane wababonye n'ububasha bafite n'ukuntu barimo kuvuga iyo bavuga ngo bashaka amazi aboze baba bashaka inzoga ihiye ugomba rero kuyiza ni inzoga ubundi bakunda kunywa wisiki bakunda kunywa inzoga zikaze zipfundikiye cyane kubera ko bagenza amahanga menshi cyane nyuma y'igihugu bamugeraho kandi bakamukemura ibibazo ariko bashaka inzoga bita wisiki bita konyake ubwo rero izo nzoga nizo bakunda cyane iramutse itabonetse ni wowe ariko ni wowe ujye kuyiba ngo yibahe nyine ngewe rero hari ahantu bazicuruza muri utu dusantere piriya kure ariko wowe ufite imbaraga wagenda ubaririza ukayinzanira bishatse kuvuga ko ngiye kwikuramo amafaranga se none se ko ari wowe ugomba kuyigura ni ngewe ugomba kuyigura ni wowe ugomba kuyigura kubera ko watumwe nyine none se babivuze kandi nkatumwa nk'intumwa nubwo ushaje ariko ngiye kanshyiremo akabaraga ngiye nshakishe uburyo nayizana ariko bamwe ngo manuke nyaruka hepfo hari ubusantere bwinshi hari ahantu bayicuruza urenze inzu ebyiri ziri epfo cyangwa eshatu ahantu hakunda guhagarara amamoto batwara abagenzi hari n'ibyuzi by'amasamake hepfo hubatseho n'utuzu uretse kwakira abandi bantu ariko turaje nyine ni munyaruke yuko baba bashaka nabo bariya kugotomera baba bakoze iriya mirimo inzoga ikuye ahantu kure koko urakoze none ubwo akurikiye iki arakurikira ugiye kujya kubahamagara mbabwire yuko inzoga yaje
manyinyira wacanye igisuku kimaze kunya muhindo wahindiraje kuzimuka jambuka mu kirere inzoga yahageze bari hafi bagiye kuza ndakumva uranyumva neza shaka hu ndakumva nanjye ndabibona neza mwana wanjye uranyumva neza ndabona ibyo nabatumwe mwese mwabisohoje mwana wanjye uranyumva neza ndakumva inzoga rwose yana gaho nimufungure shani mufungure bazu usomeho gera vuba shaka hu gera vuba wa muhungu we ibintu kwa nimugire vuba mugire vuba mwana wanjye bayipfundurira he mzee ikintu amafaranga ntabwo nuko umuvandimwe yantumye nta kibazo rwose akira uranyumva neza shaka hu ndakumva ya nzoga ni iyanyu ntabwo nyanywa inzoga urayisoma niko baba bategetse urasomaho va kuri iyo ntebe wicare hasi muntu uko nanywa inzoga ntabwo nyanywa inzoga va kuri ntebe wicare hasi yibutamukarere nta kibazo mwana wanjye uranyumva neza nimwe nakumva dore abagutumye bose babonaga uri inyangamugayo mwana wanjye uranyumva neza mwana wanjye ndakumva ese ibyawe urabizi shaka hungu kubariza abandi ndabizi so maze kubyara impanga inshuro ebyiri mwana wanjye bimenye ute se muga mwana wanjye mba nkureba ufite n'umwana w'imfura umwe wapfushije n'ubundi uranyumva neza w'umukobwa mwana wanjye ufite uduhungu dutanu shaka hungu mwana wanjye yego ndabeshya nibyo mwana wanjye icyizere reka nkubwire rero uranyumva neza ntuzajye kubariza abandi nawe uhari shaka hungu mwana wanjye ariko njye nta kibazo mfite reka nkubwire uranyumva neza imana kumva maze rero mwana wanjye uranyumva neza yego tugiye kuzagutungisha kandi tugushyire hejuru uranyumva neza wakoze cyane tuzaguhana akamodoka ujye ugendamo mwana wanjye uranyumva neza wakoze kandi abo bantu bagutuma mwana wanjye uranyumva neza yego nibo bagomba kuzabikora shaka hungu mwana wanjye uranyumva neza niba batabikora bagutumye n'imisozi wirutse uranyumva neza uzabakubitisha inkuba kandi ndakubwiye se nkubeshya mwana wanjye uranyumva neza wakoze ntabwo bagutuma ntabwo bakubyaye ariko bagomba kujya ubaha uranyumva neza natwe tukagutungisha mwana wanjye binyuze muri bo kubera ubushobozi bafite natojwe kubaha uranyumva neza shaka hu yego maze rero dore inzoga irahageze uranyumva neza yego turarara tugasoma mwana wanjye yego ubwire abo bana uranyumva neza yego ko tugiye gushika umuntu wabatwariye utwo twenda uranyumva neza yego tw'abana babo uranyumva neza yego hanyuma rero ikindi tugiye gukora mwana wanjye uranyumva neza yego dore bagendaga muri uwo muzimu wihinduranya mwana wanjye uranyumva neza tukaba tugiye kumukurura mwaho ngaho uranyumva neza hano imbere yacu imbere yanyu aho ngaho mwana wanjye uranyumva neza ubu hagiye kuza umuzimu uwo muzimu wagendaga wihinduranya uranyumva neza hari akagore kagize ipfuhe uranyumva neza yego kakanyeshyari uranyumva neza yego kahumanyije abo bana akabatwarira utwenda uranyumva neza reba muri ako kantu k'imbere yawe ako kantu neza ndimo ndakareba urareba ako kantu nakabonye niko gahora niko aka ngaka rero nurebe ngo nubwo kanancitse aka twagafashe gahora izabonye urunyaruvi ongera usome shaka ongera usome databuja asoma kuri iryo cupa ese urunyaruvi ruvuye mubyeyi nabanza asome kuri iryo cupa atari ntego urunyaruvi
uru runyaro rwo rwihinduranya muri ndese ni umuzimu ugenda muri bariya bana uranyumva neza niyo mpamvu iyo bakwize bakagutuma byose uzajya ubifata neza uranyumva neza uba intumwa nziza mwana wanjye uranyumva neza dore reba uruvaro urimo ruturuka oya rugenda rwihinduranya uranyumva neza reka ntabwo nashaka kongera gutamwature kuza ababyeyi nimurebemo neza uwo muntu urimo ubuki urimo muramubona abana banjye nimo ndabonamo umugore hariya n'urunyaro uwo mugore rero niwe wagize ishyari abahindura nk'ibihwinini uranyumva neza mu mutwe ku buryo badatekereza neza uranyumva neza tukaba tumuzanye aho ngaho kugira ngo mumubone bana banjye ikibambasi kirimo kivuga namubonye n'urunyaro ruvi mwamubonye bana banjye imo ndabona uruvi ngo ngiye urabireba oya kigenda kihinduranya aricyo kikubuza amahoro iwawe mu rugo turifuza kumenya wowe uvuga uravugira uko twumva uvugira mu kibambasi bana banjye twebwe twagiye kera tumaze imyaka 325 mu isi ntabwo tuba mu isi y'abazima uranyumva neza mwarapfuye twagiye kera kuko twebwe turebera impagarike n'ubugingo mwebwe mukiriho uyu musaza ko twabonye agaruza amafaranga y'abantu se abantu baba bararira abandi bavumba amafaranga y'abantu imbaraga mu muhawe nta bushobozi bute bwazo izo mbaraga tanga ni natwe ese hari umuntu abo badukira kuko turi isi yose imira tureba turi kuri televiziyo yego hari umuntu ushaka kuvuza ati nanjye mumfashe babyeyi ubwo nyine awa masaza twahaye imbaraga niwe binyuraho uranyumva neza iyo muri ku gicumba aho ngaho araduhamagara iyo tubona nta miziro kubona n'umuntu tutabasha kuvura ubaho uranyumva neza niyo mpamvu aduha nomero ze natwe arazibaha hanyuma mujye mumwitabaza mu gihe bishoboka kandi ibyo nta nubwo binandeba mwana wanjye biterwa n'uko mwadushatse kugira dukemura ikibazo kuri uyu munsi uranyumva neza ati napfushije impanga ibyo byose napfushije umwana w'ubuheta wabibwiwe n'iki none se gahu icyo gicumbi wicayemo ni mu ntebe yawe nanone uri murambaza iki kuba waje byonyine tukabikubwira uyu muntu wantumye noneho asigaje kuzakora iki nikozemo inzoga ndayigura ngiye yamaye itike ndaza gusa reka nkubwire ibyo ngibyo ni ibyanyu ku isi y'abazima twebwe iyo ugeze ku gicumbi turakubwira hanyuma tugakemura ibibazo kandi dore n'ubu burije bararyamye uranyumva neza ndakubeshya wabone burije ni maze rero tubagenderera mu ijoro n'impamvu no kuvura abana turi busimbukireyo tukabivurira uranyumva neza ariko iyo mwageze ku gicumbi mukaduhamagara imbaraga ziba ziri aho ngaho turabashimiye yego tuzashira nomero ziba zahamagara ngaho ni mukoma amashyi ko nubwo amashimeshyi bariya baba bakomeye cyane nibo bampa uburenganzira kubera yuko aribo baturuka mu mbaraga bampa ibi byose ureba hano bituruka muri ziriya mbaraga bampa ari amafoto mujya mwifashisha n'amazina ibyo bisobanuye ubundi ikintu twebwe dukunda kugira ngo twere guhemuka ariko iyo tuvura ntiduhemuka ibibazo byose nka bariya abantu ndangira bose kubera yuko wabonye ububasha bwanjye mfite imbaraga zo bishoboka byose kubigufashamo ariko twabishyura umuntu nawe ujya gusaba izindi mbaraga uriya wumvishije rero ni mu mwuka nk'ubu mwagiye mutwereka abantu badafite imbaraga ariko twe dufite imbaraga barya amafaranga y'abandi nta nabo turahemukira turagushimira
Turabashimiye namwe mwemwe dukurikiye kuri Kigali News 5. Nizere ko kandi nawe wadutumye uzabireba buri kimwe cyose ku kindi, ibyo bagusabye, ibyo bavuze wabyumvishe, nanjye nikozemo. Ubwo Imana iza kumvana ikanjyana i Kigali, niza koma aho mvana ubushobozi bwo gutema ikirere ku butaka. Imana ibarinde.